ndasuhuza abantu mudukurikiye aho muri mu ntara zose zitandukanye z'u Rwanda, aho tugiye kuganira n'abakinnyi ba Bwiza Cinema. Ariko tubanje no kubasaba imbabazi kuko hari abakinnyi batabashije kuboneka, bagiye mu zindi gahunda zitandukanye nyine z'akazi. abari ka kazi kenshi cyane kandi katoroshye tuba tugomba gukora, kandi namwe tugakora ibintu bigomba kubashimisha nyine bya buri munsi. Aho tugiye gutangira batwibwe, watangira utwibwe, ongera ijwi. Ntago nitwa Uwase Umutoni. ngo bamwita ngo Uwase Umutoni. Izina ryiza nkunze cyane, Uwase Umutoni. Okay, twakomeje kuri uyu musore ndeba cyane w'amafuresheri ateye ubwoba, nawe yatangira asa atwibwira nyine tu. Nitwa Imana Gilbert. Ariko ni ikibazo cy'inzara, ni ikibazo cy'iki ko kutavuga cyane. Oya, Bwiza Cinema nahandi arifite. We dore impamvu nta muntu ukigera hanze. Ubu umuntu aba yicaye akananira. Niko tubizi ko ari guma mu rugo. Niguma mu rugo, nanjye numvise ngo byangezeho ngo niguma mu rugo. Niguma mu rugo pe. Niyo mpamvu umuntu badafite morale. Ubundi wasanga bikoza hara ijye ku muhanda ukagenda ukoshizo yiga wicaye mu rugo. Iju naryame gushugwa utagira imbaraga nkiya ni hehe koko. Ubwo no kuvuga ngo ufite ikibazo cyaguma mu rugo. Byo tubyibure. Okay, ndumva bamwe mutangiye kujya mwabamenya. Hari uwitwa Umutoni Uwase. Subiramo ngere ubwira abantu badukurikiye, ndumva izina rye bagiye. Nitwa Imana Gilbert. Hakaba hari n'undi witwa Imana Gilbert. Ase komeruka groupe yanyu yitwa Bwiza Cinema, ifite aba members benshi cyane. Nubwo natangiye mbabwira ati ntibatubabarire nibagira ute, ubundi hagiye hari amakuru ufite afatika ngo mbwireho abo ngabo batabonetse baba baje. Guma mu rugo ishobora kuba yarasanze mu ntara cyangwa yarabasanze nyine mu kazi, bikaba ngombwa ko uyu munsi bataboneka. Ariko dutuye mu murwa mukuru wa Kigali nyine twasanga Guma mu rugo yarabasanze mu kazi mu ntara. Ubwo niyo mpamvu ntabari hano tutababonye. Niyo mpamvu birashoboka kuko uwo bita Abdul yari mu kazi mu ntara. Abdul siko njya Abdul njya mubona, ariko burasi wa wundi ukina sinibuka neza, mwanyibutse. Ni wa wundi ukina Gitega ajya kumwishyuza umutekano, akora amafaranga yimbuziye mu isoko akayamuha, noneho umutekano wakaza akamwataka Gitega yagiye kuri tuba. Umwe wari wambaye ituza, umwe wambaye ituza. Ubwo mbamise ngiza ikibazo giteye amatsiko. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo wambaye ituza niwe mushobora kuba mufite munini muri groupe yanyu. Kuko niko mbibona. Ni impamvu kuba, ariko nawe uzareba uzasanga ari umuntu wubatse ituza muri sinema, muri Bwiza Cinema. Wowe urabivuga hehe? Akongera kubera nkuyemo umupira wasanga nta tuza mfite. tutarabikora n'umunsi wari ndiyubahiye. Uriya musore reka mwibarize. Nje nafunze muri byande by'abasore ngo tuza ngo nicyo kikubwiye rero kuri ari umwari nkuye muri rero mupira. Nyamvumva tuba baratubwire nawe uzacekinge neza urebe kuri Bwiza Cinema, uzasanga uyu nguyu yaje kumwishyuza, usange n'uriye, uzareba ubatse ituze uwo ari we, uzaze umbwire. Njye rero nkomeje kugenda ngira amatsiko menshi, ariko hari ikintu ngiye kubabaza ariko mbaye nkiretse gato. Icyo kintu ndakeka ndibuze kukibabaza mu mwanya uri buze kuza, kuko mbonye hari ukuntu mucisha mwari mugiye no kunyinira amani none ahangaha njye buraga bise yintangaza. Ngize ikibazo giteye amatsiko nshaka kumenya. Ubundi umuntu witwa Habimana Gilbert ni muntu ki kuva mu gitondo abyutse kwenda arangiza umunsi? Ni muntu ki? Dusobanuremo mu magambo make kandi wihuse. Habimana Gilbert, ongera ijwi ntabwo abantu bari kumva. Habimana Gilbert ni umusore w'imyaka 28. Ni umusore w'imyaka 28. None se
njye nakubajije ni ubuhe buzima bwawe bwa buri munsi wenda kuva mu gitondo kugera nimugoroba umunsi wawe uba uteye ute? akazi nkora Uyu ntabwo ari akazi, umunsi wawe uba uteye ute? kuva mu gitondo kugeza nimugoroba. Mu gitondo mbere na mbere y'ubyutse ubanza gukora iki? mbere na mbere iyo mbyutse mbanza gukora mu maso nk'iboroso nangiza nkanywa icyayi kubera ko ari guma mu rugo rero umuntu akaba atembera nkareba nk'iyo hano muri jaride hano iwanjye mba mpatembera rwose nkongera nkasubira mu buriri nkaryama bikanga ngacana televiziyo nkareba kubera ko niguma mu rugo nabo akazi katari guma mu rugo kuko njyewe nkora akazi k'ijoro njyewe nshinzwe umutekano. ubwo nyine bisa binanyibutsa seni wakinnye narakubonye wambaye imyenda icyo tuba tukiretse. none se iyo umaze kubyuka ndabyumva urabyuka ukiborosa ukagira ute nta kindi kintu ukora? ikindi kintu nkora nibyo byonyine nkora. nibyo byonyine ukora? ubwo njyewe mva mu rugo saa 10 nkajya ku kazi nkataha saa 11:15 no nkaryama nkabyuka saa 3 nkiborosa nkanyiza nkanarya. ndumva umunsi wawe ntabwo nari nawumva neza cyane nyine bihambaye gusa tubuze gukomeza kugenda tuganira nyine abantu badukurikiye baraza kumenya ikintu ukora ku munsi nyine gifatika. ndabona uyu nguyu yanagiye no muri telefone ariko ntacyo garura umutima muri gurupe nyine yanyu. nawe ngiye kukubaza ikibazo nk'icyo nabimbajije mugenzi wawe, weho umunsi wawe uba uteye ute guhera mu gitondo kurenda urangiza umunsi wawe nyine uba umeze gutya? umunsi wanjye ongera ijwi. umunsi wanjye mu gitondo ndabyuka nkakora dushe, nyuma yo gukora dushe mpita mpanga iby'abana bari burye. ubwo bana nkabahereza ibyo bagomba gukora bagateka, bamara guteka nyine igenda umutayeri nkahita najya ku kazi. byaje gucamo ngo uri n'umutayeri wewe ufite akazi mu gihe abandi bakabuze? by'akazi ndagafite. ndimo ndabyumva. umunsi wawe urabyuka kizi ikibazo cy'amatsiko. abana ni ukuvuga ngo wa muntu tujya tubona muri Gitega series ushobora kuba uri n'umuntu mukuru. umuntu mukuru abantu bambona mu ishusho y'akana kuko nanyweye amata menshi. kumva hari igihe bashobora kubona kari agakobwa muto, ndabona ari agakobwa ariko uko bisokotse nimba atari agakobwa nshobora kuba ari agasimeri wenda ariko ngenda umuntu mukuru. ndumva ndi kugenda ndushaho gukunda kuba twakomeza tukaganiriza abakunzi bacu bakamenya byinshi bitandukanye kuri Bwiza Cinema. gusa twatangiye twibwirana mu bintu by'ubuzima bwacu, aho mu kanya noneho tugiye kwinjira nyirizina muri gurupe. bamenye umwuka uhari muri gurupe bimeze gute, gahunda mufite ni izihe, intego mufite ni izihe. umwaka turi mu ntangiriro z'umwaka nyine ndakeka wa 2021. noneho sasa mbere yuko tugira ngo tugere ku mwaka wa 2021 tugiye kureba mu mwaka wa 2020 nawe urangije gute. ngiye gutangira mbaza uwo bita Habimana Gilbert izina nakunda cyane rinaryoshye biteye ubwoba. niko umwaka wa 2020 mwawubonye gute? ibyo mwari mwarateguye mwabigezeho? tangira ubwira abakunzi banyu. umwaka wa 2020 ibyo twateguye ntabwo twabigezeho kubera covid. ongera ijwi. nakubwiye mu mwaka wa 2020 ibyo twateguye ntabwo twabigezeho kubera covid. ni ukwihangana. covid iri ahantu hose. covid iri ahantu hose. none se covid niyo yatumye mutagera ku ntego mwari mufite za 2020? iyo bavuze ati guma mu rugo, hano byageze tuguma mu rugo hageze amezi 3 tubigiraho ati guma mu karere. ariko hari abavandimwe baba baturuka mu ntara, hari nk'umuntu uba ufite akazi, hari nk'umuntu ukorera hariya za Kayonza. kandi ubwo twari tugiye gutegura gukora video baba bati mugume mu ntara zanyu
uturere n'umujyi ntabwo byemerewe kugenda birabari. ni ukuvuga ngo muri make icyo ni cyo kintu cyatumye intego mwari mufite zitabashwa kugerwaho. weho bimeze gute? guma mu rugo njyewe ngo nkorera mu rugo nyine guma mu rugo. we bimeze gute kuri 2020 ngo ntabwo byagenze neza, we ubibona ute? ni iyihe mpamvu yatumye 2020 ibintu mwari mufite muri gahunda bitagerwaho nka Bwiza Cinema? 2020 wabaye umwaka mubi cyane, benshi tutari twiteze ko ariko bizagenda, ariko nta kundi n'ibyabaye byarabaye. Gusa nyine turagerageza uko iminsi ishira, turagerageza guma mu rugo. Yatubereye guma mu rugo, covid yatubereye covid. Mbese mana yanjye umwaka w'amarira n'amaganya. ndumva wari ugiye no kuzanamo za emosiyo. menya no mu buzima busanzwe ushobora kuba ugira emotion zikaza ukuntu. Mu buzima busanzwe ndazigira pe, ko umwaka wa 2020 iyo ngutekerejeho usoma ziza. Haki ya Mungu. Ewa 2020 wabaye mubi cyane. Gusa ariko ntabwo umwaka wa 2021 tubitezemo wenda byiza byinshi wenda. aho hari ku buzima busanzwe ku bakinnyi ba Bwiza Cinema, batubwira uburyo umwaka wa 2020 wabagendekeye. noneho tugiye noneho kubaganiriza ku buryo noneho umwaka wabo wa 2020 nubwo wabagendekeye gutyo, mu bikorwa bari bafite muri filime cyangwa se muri komedi byabagendekeye neza cyangwa byaranze. aho mpise ngira ikibazo cy'amatsiko ngiye kubaza wa musore wacu witwa ariko se ubundi bari byiza kuvuga umuntu kandi nawe ari umuntu w'umugabo hakuribagirwa. nakubwiye nitwa Habimana Gilbert. ongera ijwi. nakubwiye nitwa Habimana Gilbert, ntabwo ikintu avugiye. noneho watangira utubwira intego mwari mufite muri filime se cyangwa se intego mwari mufite muri komedi mwazigezeho muri 2020? yego. intego twari dufite twagezeho kuri nkeya, nagusobanuriye mbere ingaruka twahuye, ingaruka za covid natwe zatugezeho. intego twari dufite ariko muri 2021 dufite intego yo gukora iriya Gisiga tukayigeza ku ma episode 15, tukongeraho indi season ya kabiri. aho ntari uraza kubimbwira neza byose, uraza kubimbwira neza nubwo wihuse cyane ugahita ugera kuri Gitega series. ntabwo nari nakageze ku mwanya wo kubabaza iriya filime, ahubwo narindi kuri cya kibazo cy'ukuntu ese ibyo mwari mufite gukora muri 2020 mwarabikoze cyangwa se ntabwo mwabikoze? ariko nagusobanurira kubera ko tutabigezeho kubera covid. ni nk'iyihe komedi cyangwa se filime mutabashije kugeraho 2020? mutabashije kugeraho bitewe n'iyo covid? nk'ubu nk'iriya Gisiga twayitangiye 2020, urumva. noneho tuyitangiye covid biraje, dukora mu episode 3 yonyine. twari dufite intego yo kuyikora tukayirangiza kubera covid rero. ariko se ngiza kandi kabazo k'amatsiko ngiye kubaza sister mushiki wacu. ubundi se mbaheruka muri mu bintu byo gukina komedi, naje kugera gute kuri filime? icyo ni ikibazo rwose mpise ngira amatsiko yacyo. Ibyo nibyo abantu bavuga ngo Imana iruta Yesu. ubwo rero iyo Imana iruta Yesu haba hari akantu kinjiyemo. ubwo nimba twariciye nka Bwiza Comedy tukavuga tugomba kuba Bwiza Cinema, tumva atari ibintu bikaze binarenze. mpise ngira kandi kabazo k'amatsiko buriya. ngende umuntu ugira utuntu tw'utubazo twinshi munyihanganira, mbanje no kubasaba imbabazi. none se filime bya bisore ku bantu badukurikiye, komedi byaze gucamo mwumva koko mugomba gutera intambwe mukajya kuri filime? Yes, twakinnye komedi tubona ni utuntu turyoshye cyane, ubwo tuhita tuvuga ati tugomba gukora na filime ko yari ikunzwe.
ngize ikindi kibazo munyihanganire ngewe nkunda kubaza ibibazo byawe mumbwire ni ikihe kintu cyatumye mwiyegisipera kuba mwajya muri filime biri umupango gutyo gusa okay abafana bacu bajyaga bavuga ati wenda twakoraga nk'udukomedi tumara nk'iminota 15 cyangwa iminota yenda 7 noneho abafana bacu badukurikira buri munsi bakatubwira ati mushatse rero mukoze na filime byaryoha natwe twicaye nka Bwiza Comedy tubona ko tugomba kwicara tukaba Bwiza Cinema tubikoze tubona biranakunze kubw'amahirwe yacu ndi nakubwiye ngo Imana irutayeza bakunzi bacu mukomeje kudukurikira ndakeka ko hari ibintu byinshi cyane muri kugenda musobanukirwa kuri Bwiza Cinema dore ko yaje no gutangira ngo ari Bwiza Bwiza Comedy ongera kubisubiremo twatangiye twitwa Bwiza Comedy murumva ko ngo Imana irutukura Imana iruta Yesu murabyumva ko Imana iruta Yesu muri Bwiza Cinema byaje gucamo cyane ni ukuvuga ngo rero bameze ngira utundi tuntu tw'utubazo twinshi ngewe aje gucamo mba nkomeje ngira ngo mbarize abantu bamenye byinshi kuri Bwiza filime se muri kubona biri kugenda neza musore wanjye birimo kugenda nta kibazo rwose ni bla mu kanya rero ndaza kubinjiza noneho kuri teri mwihanga ndabinjiza muri teri tugiye dute kuri teri ni ukuvuga ngo mu kanya ndashaka ko muza kwigora muri abakinnyi babiri mbashije kubona nubwo abandi twababuze ariko mugerageze muducishirizemo akantu gatoya byibuze hari ibintu nagiye mbona bitandukanye nyine mwagiye mukora mwagiye mukina muri Bwiza Cinema Bwiza Comedy ariko hari abantu benshi cyane baba batari babona mukina live noneho ngiye kubagora wenda buri wese arakina ku giti cye ntabwo nshaka ngo muhite mukora groupe ngo muhite mukina muri babiri buri wese babiri noneho ntabwo mbishaka ndashaka ko tugiye gucishamo vuba duhite dukomeza kuri bya bibazo byacu by'ingenzi ni ukugira ngo n'abakunzi badukurikiye bakomeze kugira amatsiko yo kugira ngo baze kudukurikirana bishimye habimana ibinda hari none ubu tugiye gutangira gukina ariko tuba tungakina none oya ndashaka ko ukina ku giti cyawe wenyine gitega gutashe kare ariko si none wahangishije n'umunwa hari umwarutwa n'umuhini n'isuka ngo wahinze mwiza ngira amatsiko ninde wari kubwira gutyo ndimo kubwira Gitega yarahinguye saa 2 saa 2 agahita ataha saa 2 rwose ariko ngo wa mugabo ngo bita ngo Ngunda ngo uramuzi ngubu ndazanye Ngunda ngarahahingagura ngarashwanyaguza ngo wagira ngo ni timu cyangwa umurenge wahageze cyangwa akarere kandi ubwo reka nkubwire isuka ye urabiswe isuka ivuye guhinga isuka urayiharura yakubise nk'amasuka wenda byibuza n'10 amasuka nk'10 yonyine arananirwa ahita yigendera niyo duwe ndabanje Gitega kutashe kare ngo ntago nakikare ngo nahinze namaze nashwanyaguye namansi wahingishije n'umunwa ngo ariko ntago nahingishije umunwa ariko nazanye umurenge wose urahinga imitamwe urarushwa n'umuhini n'isuka ngo wahahinze nkomeje kumirwa koko ndumva utoroshye tubanze twumve na mushiki wacu uburyo nawe yatubwira ku kantu tubwire nawe nyine ahita dukinira akantu nyine abafana nabo baryoherwa okay ko ndeba wikanze bigenze gute ni karibu ngwino nywa amazi ukarabe ubundi uruhuke dore rwanaruze ubu ni madamu Gitega muri Gitega series gusa kurandisha kubaza akabazo ko mbona usa na Gitega aje sibanyoye asanga bafite icyo bapfana gusa njye nari nagumye kubajijisha ngira ngo ntabwo mwamenye urasa na Gitega noneho mushatse ko wakongeye mimi ndi Gitega oya wenda ntabwo aba Gitega ariko urasa nawe
ahubwo tubwire waba umuzi se cyangwa mwaba mufitanye amasano bimeze bite tubwire. uriya mugabo ngo ni Gitega mana yanjye njye nkunda kumubona muri filime zacu ariko njye cyazamunyereka umunsi umwe njye nta nubwo muzi gusa ikintu nshishikarije abantu bari kutureba nibakomeza kudukurikirana biri buze kurangira bamenye Gitega ninde. birashoboka turi bari bumenye. murasa ariko se tubwire wamushyizeho ubundi wamuhara kuri telefone turamubura ubundi Gitega ikibazo cye gateye tukibore mwe muretse kukimbaza ndaza kugisubiza abakunzi bacu mu kanya cyangwa ubu nka Yesu wagiye kandi ajya n'amazi ahinduye divayi n'iki n'amazi yahinduye divayi nagure wasanga nawe Gitega umunyamakuru ahinduka aramuzana akahita amuhamagara akahita amukasiringa akahita okay nta kibazo ako kari agaciyemo abakunzi bacu mukomeje kureba Bwiza Cinema ndakeka ko nibyo biba bikenewe gucishamo tugatera burage nabyo biba biri ngombwa none twakomeje twari turi ku kuntu umwaka wa 2020 wabagendekeye uburyo utagenze neza ukuntu covid yaje kuzamo ikabaca intege ariko ntisengira nanone ikibazo cy'amatsiko Bwiza Comedy itangira Habima ntago wari urimo Bwiza Comedy itangira ntago nari ndimo ongera ijwi Bwiza Comedy itangira ntago nari ndimo ndashaka kumenya waje kugeramo gute rero sasa yewe naje kugera muri Bwiza Comedy twatangiriye hari iyo twatangiriye umuntu tumubwira ati uvuye Kigali uzanye yego tugurira akantu atukubita ikintu bitubupfukamunwa aho niho natangiriye muri iriya komedi niyo watangiriyemo wowe niyo natangiriyemo ariko na mbere yaho twaramenyanye ariko twongewe nari ndi mu kazi bamamariye kuri telefone bati rero tugiye gutangira tugiye gushinga Bwiza Comedy ndavuga nti nimuyishinga umunsi nzakomerezaho mwari mugereje nta kibazo ubwo ndakomeje aho bari bagereje wazanye impinduka nyinshi ariko ahari nta mpinduka nazanye ubundi ntabwo bidoha izigenda ubwo uhise utuma noneho ntekereza guhita mubaza nawe ndabizi neza ntabwo yigeze atangirana na Bwiza Comedy we waje kugera gute muri Bwiza Comedy bararebye basanga ko ari ngombwa ko umukobwa yajyamo biba ngombwa ko nanjye baza kubimbwira numva bindimo ndavuga ati nta kibazo dukorane ariko njyewe uramba mise ngira amatsiko byarabagoye kugira ngo ahari bakubone oya ntabwo ari ibintu birenze cyane kuko babonaga bakennye nyine mu mwanya hanyuma baravuga ati njyewe ngomba kubemerera ese mbemera nyine kuko nabonaga ari ngombwa ase ubundi mubona Bwiza Comedy mubona hari impinduka igenda igira ku buryo namwe mwishimira kuba mwaraje muri Bwiza Comedy impinduka irahari impinduka idahari impinduka niwe ntibirebera ni ukuvuga ngo byaje gucamo ku matelefone reka sinababwira buriya mbere mwari muri kuri za matusha mbere iyo nabanje gutunga bwa mbere dore ngi ariko aka ntabwo nakareka urakabona ako niko nabanje gutunga bwa mbere wowe impinduka ubona ni iyihe impinduka mbona muri Bwiza Comedy ni uko nabashije gutinyuka kandi ubu nabaye n'icyamamare bisigaye ndebwa n'abantu iyo ndebwa n'abantu 1000 ntawe urumva nyine impinduka ntabwo uzabura byaje kugacamo mba nkomeje kugira ibibazo byinshi by'amatsiko ariko sinzi nimba ndibuze kubona umwanya wose wo kuza kubibabaza hari sinzi ariko uko byagenda kose tugomba kuwushaka tukawubona noneho sasa twinjiye kuri filime imaze kugira abakunzi benshi cyane hano mu Rwanda ndetse no hanze yarwo iyo filime yitwa Gitega
series. Gitega series rero ngiye kwibabazaho mu mbabarire mana yanjye muze kwa muri seriye mu gusubiza ibibazo ngiye kubabaza. Gitega series rero narayikunze ku giti cyane. Mwebwe mwatekereje gute kwicara mukavuga ati twe tugomba gukora Gitega series season ya mbere ikajya hanze? Mwabitekerejeho gute? Ni ikihe kintu cyabateye montage cyangwa se cyabateye courage kugira ngo muhite mwiyangaje guhita mukora filime nka Gitega series? Ikintu cyaduteye kugira ngo twandike Gitega twaricaye tuvuga ati mu buzima busanzwe tugomba buriya Gitega iracyari hasi, iracyari ntoya cyane. Ibintu byinshi ibintu byiza biri imbere cyane, imbere hari ibintu byiza. Nicaye twandika Gitega tureba mu buzima busanzwe, twari turi mu guki, urabitse ko twakinaga komedi. Noneho hari komedi twakinnye ikurikira Gitega, ibanziriza Gitega. Twarayikinnye tubona ni nka filimi neza. Bani rero iyi ngiyi dufite amahirwe yo gukina filime, ngo dufite amahirwe yo gukina komedi, ndetse twicaye hamwe twandike Gitega. Twarayanditse irahari, tuzagomba kuyikina kandi irahari. Gusa nubwo uri kugeramo gato ukantenguha ukavuga gahoro, ndashaka ko wongera ijwi kugira ngo ibintu abakunzi bacu babyumve, bamenye igitekerezo aho cyaturutse, bamenye ati byagenze gute. Apana aho uri kugira ukavuga gahoro. Twagiye kuri mushiki wacu, we mwageze gute kuri Gitega series? Urebye nyamukuru nyine twashakaga kwerekana umunsi mukuru wa Noheli. Ubonye ko umunsi mukuru wa Noheli twawuganjijemo, twariye tukanywa, urukumva niyo mpamvu Gitega habayeho ko tugomba kuba twayikora ari filime. Ubwo ni ukuvuga ngo njye mbamise mbyumva cyane, ni ukuvuga ngo mwahereye ku munsi mukuru wa Noheli ibatera guhita mukomeza na Gitega series. Yes, ko twarebaga Noheli turakora komedi ya Noheli, turakora komedi ya Noheli, ntabwo bishoboka. Tuzatereka duhera aha ngaha dukore komedi filime dutangiriye kuri Noheli. Ndumva muri abantu b'abagabo nubwo harimo umugore gusa nta kundi. Kuba umugabo usugira ngo ni uko wambaye ijipo cyangwa uko wambaye ipantaro, kuba umugabo ni mu mutwe. Ni ukuvuga ngo wowe igiti cyawe kuba uri umugabo ni mu mutwe. Yes. Ubu ngubu umuntu wese ufite mu mutwe hazima ni umugabo. Ubwo nguko nicyo gisobanuye kuri wowe. Ubu uri umugabo. Kubera amayindi yanjye ndi umugabo. Nkomeje kugira ibibazo byinshi by'amatsiko, mujye munyihanganira nanjye nyine ibibazo mba ngira nanjye byaranandenze. Gusa iyo bindenze nkaza nkabibagabanyirizamo bimfasha kuruhuka, kandi nanone dusobanurira abakunzi bacu ibintu byinshi batari bazi. Ubu wakubaza ikibazo we wamusubiza? Namusubiza rwose. Ubu se kuki wowe ubashije kuba wambaza ibyo bibazo, ngiye kuki nabasha kukubaza ibyo bibazo binsubiza ikintu bazi? Umva bakita icy'umutwe. Mbonye 0 kabisa. Igitego cy'umutwe wakize. Sawa rero ngaho. Noneho mite ibintu byo kubabaza mite mbyihorere. Ujye kutubaza ni ngombwa ko numbaza ndagusubiza, ariko urumva ko kumbaza n'itegeko n'uburenganzira bwawe, kandi no gusubiza ni ngombwa. Bakunzi bacu, ndakeka ko mudukurikiye muri benshi, aho dukomeza kubashimira kuba mwakomeje kureba ino video yacu twabateguriye, aho turi gusobanura byinshi mu buzima bwa Bwiza Comedy, Bwiza Cinema, byose tukabibashyirira hanze bikajya hanze ku mugaragaro. Ndakeka ko hari n'abandi bakinnyi benshi batari hano, ariko dukomeza kubasaba imbabazi kubera batabonetse. Gusa ndakeka ko ibutaha tuzaba turi kumwe, aho tuzabagezaho ikiganiro kizaba kiryoshye cyane. Ariko ntacyo, natwe turaje dukore aha abandi batari, turaje tuhakore agati gaturike. Ndashaka ko noneho muri babiri kandi muri groupe
ubundi buriya gurupe muri bangahe? turi batanu. Gurupe muri batanu. Yego. None ubu turi hano turi bangahe? Turi habi. Nta wundi mwibagiwe? turi batatu. Njya biza ngira amatsiko. Batatu bakuye hehe? Genda ndabona umuntu usa na Gitega. Bafana mudukurikiye ndakeka ko muri benshi cyane. Se buriya Gitega bamumenyera. Barashobora bamumenye. bayoberwa n'ubundi yicaye impande y'umugore usumba yamuyoberwa. mama Gitega no kubangari muri twe. Ikibanza cyose ariko nimba atari muri twebwe mukanya agiye kuhita ariko ndimo kure buke nkamufotora neza arimo kuzamuka aza yirukanka mukanya ariko nagusanga ugasanga mukanya umva tugomba kuza kugaragaza ko Gitega muri twebwe ahari siko mwe mu byumba. niko bimeze Gitega arahari. Tugomba kumugaragaza n'abafana bakamubona. Uzi abafana tuba dufite? Ngeze amatsiko wamusize he? Ubundi Gitega njyewe njya kuza hari ahantu nari namuhishe ariko ndashaka ko noneho muhishura. Ntabwo njyewe mise ngira ikibazo cy'amatsiko. Mwebwe muri hano bakinnyi babiri ba Bwiza Cinema, Gitega nimumubona niki muramubaza? Ngiye mumunyereka gusa umuntu w'umugabo wanjye kunsiga muri kumuhamagara ntamfate azi yuko dufite interview arambona. Wowe ngewe ikintu ndi bumubaza ariko ntabwo ntanamurenganya rega ataha ahantu kure cyane. ihute vuga ataha ahantu kure cyane rwose ngutu ko zari mu nzira arimo kuza tumaze kuvugana none aha ngaha kuri phone. Akubwiye ko ageze hehe? Angaraburiye meta nk'ibiri ngo atugereho. Mbwira ikibazo kimwe cy'amatsiko ufite cyo kuza kumubaza. Genda mubaza ndaza kumubaza ndi kuki wakerere. Iki nicyo nimubaze gusa nta n'ikindi. Bagwaye uburenganzira ati muhane wamuhanisha iki? Reba ikintu njye ntabwo ndi bumuhanire ku mugaragaro mfite ndi bumuhanire. Ariko simugire ngo ni ibirenze nta kweyirimo. Wowe wamuhanisha iki Habima? Njyewe agomba kongeramo hano kuko njyewe nicaye mutegereze icyaka kiranyica none ndimo kumva agomba kumuhana akica amande. Ariko rero buriya kugira amatsiko y'ikibazo ntabwo aba ari ibintu bibi cyane. Njyewe buno nkomeje kugira nanone amatsiko. Ubundi Habimana Gilbert wakinnye Gitega series nyine narakubonye. Ubundi wakinnye witwa nde? Muri Gitega nakire nitwa Mutekano. Wakinnye witwa Mutekano? Nese undi mu buzima busanzwe ubundi we ntujagaraye ugira umutekano? Yewe njagaraye gute? Nese muri wowe ugira umutekano no mu buzima busanzwe? Ikintu cya mbere ni umutekano wo mu nda, akazi n'umutekano w'akazi. Abafana mwumva ko umutekano wa mbere ngo uba mu nda kwa Mutekano. Umutekano wa mbere uba mu nda. Ni nayo mpamvu wafashe ubuntu bw'ubuji nk'umuntu wagezeyo. Kano kantu kamara ibitotsi. Nkomeje kugira nanone amatsiko yo kubaza mushiki wacu we muri Gitega series abakunzi bacu bagiye babona uburyo wagiye ukina bagiye bagira ibibazo byinshi bitandukanye ariko nawe ntago bari bamenya neza uko ukina witwa cyangwa se wagitinga umeze gute muri Gitega series. Gitega series njyewe ndi madamu Gitega. Ubonye ko mfite n'abana bakuru. Bucura bwanjye ubonye ko ari mutoya. Imfura zanjye abonye ko ari abanyeshuri bajya ku ishuri. Niyo mpamvu nayerekanye nkubwira ko njye ndi umuntu mukuru. Biba bise bituma nongera guseka gusa ariko umuntu yari guseka ntabwo aba ari uko aba ababaye ahubwo aba yishimiye n'abantu bari kuganira bitewe n'ikiganiro bagiranye ukuntu kiba kimeze. Ahubwo njye rero buri ngira ikindi kibazo.
mbazayo gusa ntacyo bari abana ba Gitega ko nabonye mwenda kungana. nyine niyo mpamvu nakubwiye ngo umuntu wese iyo andebye ambonana ishusho y'ubutoya kubera amata menshi nanyweye. abana bandi Iwanyu mwageraga buri ikaragiro ry'amatahari harya babyita iki? ikaragiro urwuri oya iyo dufite urwuri iwacu rw'inka amanga b'inka mani usi nawe nako nakongera kuyabuza aya mazi 12 niyo mpamvu umuntu iyo andeba akabuzinga kanjye akana gafite imyaka nka 15 ukumva ariko witonde kandi 15 kandi mbabwiye imyaka yanjye mwese mwahita mwifata ku munwa ati ntabwo nose ubundi byaba ari ibanga kutubwira imyaka waba ufite. Nimba ari ibanga ubyihore. ni ibanga. Ntacyo ubwo abantu mwari mutegereje kumenya imyaka ya Mutoni babe bihanganye afite ikibazo cy'amatsiko. Umuntu ashatse kuza kwibariza izina nakubwira ngo ngende umuntu mukuru bazi izina ngo aba baramurebye uwo bita Mutoni muri Gitega nyine akaba yarakinnye ari madamu Gitega aba baramubonye bakaba bashaka no kuvuga ati aka nimero nibakure ahubwo uvuga ati madamu wanjye kuko nsha ako se wampa amafaranga nkamukuru Gitega naza ndamuvuna rahera yempa amafaranga mu Gitega naza ndamuvuna. None se iki gicuruzwa cyacu uri kubona cyagurwa nkanga ugiye kukigicuruza oya ntabwo byacuruza ntabwo byacuruza. icyo gihe avuze ngo wamuhangahe ntabwo ari amafaranga yitwa Mutoni nka rwa ruguri rukongera mbaye kurema mukoze mu ntoki ubwo kwana mu Covid. Abanyarwanda murumva ko hano batangiye no kuzanamo ibintu bya kera by'urwuri. mwebwe nyine byarabaje mbabwira nti muri abana ntabwo mubizi. nuko nyine biba bikomeje kuba byantera amatsiko nyine. Icyo kizaba ikindi kiganiro tuzabategurira gitandukanye tukegera uno mu mama mukuru akatubwira n'amateka ya kera. njye nzayababwira ati ubwo tubaye twahishiye n'icyo kiganiro nitugitegura nacyo muzakibona. Ni yacu no yanyu imwe yitwa Bwiza Cinema. Icyo tubasaba nanone ni ugukomeza kujya mudukurikirana buri munsi mukora share mukora subscribe kugira ngo natwe turebe ko ibikorwa byacu byagera kure hashoboka. Ariko ntacyo twagarutse njye ndashaka ko noneho wa muntu mwahereye kare muhishira mumubwira noneho tukamubaza ibibazo byinshi bitandukanye nawe akatubwira. Okay, twari tubahisha Gitega ariko ikigaragara ko Gitega turi kumwe. Ndashaka ko Gitega mu muvuga. Gitega rwose turi kumwe ariko yabanje kugenda yigira akicisha hirya akicisha hino akegera ni umunyamakuru. We byari kuvuga uri kubyemera? ndi kubyemera 100% kuko ntabwo twari gukina nari umugabo wanjye ngo muyoberwe. Ni ukuvuga ngo noneho ubwo ni njye Gitega none wowe bihakana imite mutwara bihakana imite mutwara. Abafana bari kutureba baraza kubyemera. Impamvu bari bubyemere ni iyi ngiyi. Gitega yabanze kuza aba nk'umunyamakuru Magagare gani kivamba Gitega uratwika. noneho ubwo rero sasa byaje gucamo ndaje mbyemere ko ndi Gitega. Noneho abantu mudukurikiye ndakeka ko muhari muri benshi ndashaka ko nahereza noneho iyi mikoro nari mfite nkayikura mu biganza nanjye bagaheraho narindi bagakomeza nabo bakambaza nkabasubiza tugakomeza kuryoshya nyine ikiganiro cyacu. Okay, abakunzi ba Bwiza Cinema Gitega rwose mwabonye kubyaba ari kutuyoberanyaho ariko njye narindi sibaruhizira njye narimbizi ko aragera bakivuga. Gitega urugendo rwagenze gute wagiye mu nzira urugendo twakugendeye gute? Byari akazi katoroshye buriya mu buzima uyu munsi nibwo mpuye n'akazi katoroshye. Byanangoye cyane kugira ngo mbe nabasha kugera hano twe twabasha kuba uyu mwanya turi kuganiriza abakunzi bacu ba Bwiza Cinema
tube twabamenyesha byinshi baba batazi, babe bamenya ese Bwiza Sinema turi gutegura iki, turi gutekereza iki, turi gupanga iki. Ni ibintu biba byagoranye cyane kugira ngo dufate umwanya nk'uyu nguyu dukora ikiganiro nk'iki ngiki. Gusa kera kabaye Imana yaje kubicishamo neza, mba ndabonetse, mba ndahageze. Ariko byari ubunyerere bukaze kugira ngo tubashe kuba twagera hano babe babasha kuba badukurikiye uyu mwanya. nizere ko wagiye n'amaguru. Amaguru muri covid yatega iki? Ni amaguru nyine. muri covid watega iki? Nariye tabati n'amaguru, ariko kubw'Imana yanshoboje ndahaye. Ni Imana se burya urayizi? Imana buriya rero mu buzima, Ni Imana urayizi? buriya mu buzima ugiye gukora ikintu utabanje kwiragiza Imana, haki ya Mungu waba waswase. Okay, turacyari kumwe na Bwiza Sinema ahangaha rwose, turi kumwe na Gitega. Rero ndagira ngo Gitega tukibariza ikibazo. Gitega iriya Gitega series, Gitega series uyubona ute? Wumva intego wumva izakugezaho ni nk'iyi? Rero buriya kugira ngo dusobanurire n'abanyarwanda badukurikiye nyine, cyangwa se abafana bacu bari hirya no hino, bamenye nyine Gitega ngo ni filime imeze ute, ni filime iteye ute. Nuko Gitega series turi gukora ni filime nziza cyane, ariko wongereho cyane, kuko uri kubona ko twatangiye mu buzima butoroshye. Mu buzima butoroshye cyane, aho Gitega abahinga, Gitega ndakaze. Aho Gitega mba mpinga, aho Gitega mba Gitega genzura hatwika. Ariko njye ndagira nkwibariza mu buzima busanzwe ubundi ugihinga? Njye reka nkubwire, mu buzima busanzwe ndahinga, nta n'umuntu ushobora kundusha guhinga. Njye Gitega urahinga? Ndahinga. Ukageza sangahe? Ntibagarure. Dore ko cyagiye buriya twahuye nka saa 3. Saa 3 turaguze zakaje ni saa moya cyangwa saa 2? Ariko buriya umubyizi nari inkozi uruto uwundi yajyamo akirirwa ahinga. Ariko ndibaza, ariko bosi koko buriya bosi yaje kuguha amafaranga? Bosi se umufungo yarawunkubise wa kintu. Neza urumva yari kunanirwa kutama umufungo gute? Kandi naramuhi. Mukuri Noheli ntari nake. Ako madama Gitega nake vida ira papa wazari. Nanaze agombaga kumuha ifungo kuri Noheli tugateka. Kagombaga kurya neza, nawe ariko warabibonye nyine. Nuko ntaremba narariyeho. Utavuga gukomeza. Ndahira. Gitega twikomereze. Wewe wasobanuriye Gitega ariko ntago wambwiye intego umva wifuza uzageraho kubera urimo gukina. Ubundi intego y'umuntu yatangiye projet nk'iyi ngiyi, agakora filime nk'iyi ngiyi, aba afite intego y'uko igomba kugera kure hashoboka. Ese kuba n'urugero yagera kure hashoboka ku buryo wenda umuntu nagenda nk'ahantu runaka mu karere kamwe cyangwa se mu ntara imwe, umuntu ari bugende akaba yasanga wenda hari umuntu niyo yaba umwe cyangwa se bakaba batanu mu karere kamwe runaka, akakubwira ati njyewe Gitega series narayibonye. Ibyo bintu bigutera motivation nyinshi ifatika. Nanone ikindi kintu gifasha kuba wagira motivation irenze cyangwa se kuba wanagira motivation yo gukomeza gukora, ni ukumva ko ikintu wakoze hari aba bakirebye kikabubaka. Icyo gihe nawe uhita ugira intego yo gukomeza gukora ibintu byawe ukabigeza kure hashoboka. Okay. Ubwo Gitega yadusobanuriye, urumva Gitega uzakugeza hehe? Yewe se njye Gitega izangeza ahantu kure. Gitega ndabona ari filime ikunzwe, iri kurebwa n'abantu benshi, uko biri kose nakubwira Imana irutayeze. Imana irutayeze akantu kagarutse. Okay, twikomereze tubaze Gitega. Ariko nta n'ubwo no kukubaza. Aho tubwira ngo dukinire. Uri kumva? Natwe rero dukinire akantu byibuza abafana bayishime. All right. Umbwiye ikintu nyine
nacyo kitari kibi, ni ikintu cyiza cyane. Buriya hari igihe baba batubona dukina nyine biri aho ngaho, batari batubona wenda dukina live, nubwo aba ari ibintu bitoroshye, ariko ngiye kugerageza. Ni ikibazo kitoroshye ariko umbajije, ariko ngiye kugerageza. Umva bose, narinje kureba amafaranga yanjye, wa murima narawihinze, ndawinga, ndongera ndawinga, uramutse uhageze wagira ngo ni iki? Wagira ngo ni koperative yahahinze cyangwa se umurenge wose. Ni ukuri ima amafaranga yanjye. ahiye koko. ariko reka nkubwire, ujya kwaka amafaranga bose wumvishe udafite ubwoba? Ntabwo banari mfite kuko kariya kari akagemo nyine nakinnye, kandi nari nizeye ko Imana buriya nayo igifashe ibisambo. Buriya Imana nigeze ifashe ibisambo we, mumbwire buriya nari nishinjikirije. rero nababwiye ngo Imana iruta Yesu, kuko Yesu abaye Imana yatuvunagura aratumara. Reka nkubwire, uretse iyo mugera mu murimo ntabwo wari uyibuze burundu. Ahubwo se wabyihoreye, buriya iyo ndamuka ngeze mu murima wagaswa yari guhita ndangiza, nari nahinze hese hayeho kajya. ahubwo uriya mugabo mwawe ngo akamutera ubwanga agapfukamunwa, ni ukuri ko Imana uzamugurire. kuko ni wowe wayaguhesheje uriya mugabo rero sha, ahubwo we hari akantu utabonye, usigaye no kumukubita ari kuvuga ibigambo byinshi. ariko yankoreye pari itabaho, kuko buriya iyo turamuka tugezeyo nari kuvuga iki? Nari kuba mbasebeye. ariko Gitega wagira ngo yari Imana wamugani yumvira ibisambo. impamvu mbivuga, wagiye kwishyuza ahantu umutekano, uri kumva? ugiye kwishyuza ahantu umutekano bakubwira bagukize tuwarebe, uwo kanya ngo udashaka kwihagarika ugakata ugahita ukubitana nawe, ukubitana na mutekano, ariko wari kumuva mu nzara. ni bya bindi nyine menya Imana nayo igira gutya hakiya Mungu ikadushyiramo imiyaga, ariko hariya nari mpfuye naho yarantarukije uriya munsi ndawurenga. ariko mubaze nawe, ubu ngubu iyo uramuka usanze Gitega arimo aripfuza, wari kwifata gute? yewe nari kuhita mutwara kumufunga. nari kujya kumufunga kuko buriya Imana ikamashyiramo imiyaga rwose, iyo ndamuka nkufashe, ariko n'ubundi nzagufasha. ariko buriya wari uzi ko ahubwo iyo duhura, uzi intambara twari gukorera hariya, nari kugushwanyaguza, nari kubiviramo aho se. nagombaga kugushota, kuko n'ubundi iyo umuntu agiye kwiba urumva yafashwe, ubundi bibaye byiza nk'ubu ngubu duhuriye ahantu ngiye kwiba, wenda naje kukwiba tugahura bira mupangu, ntagutanze we ntanga, buriya rero umfata nari kugutanga cyangwa se nawe ukantanga, aba ariyo gahunda, aba ari dudayi. bakubita inzego z'umutekano. ngwiki ibyo by'inzego z'umutekano hariya ntabwo kariya kantu ntabwo kaba karimo mu nce, icyo gihe ni kubita utababari, kuko nawe agufashe nta kindi ni ukugukubita cyangwa akakwemeza akakujyana ku kagari. abakunzi ba Bwiza Sinema rwose mushonje muhishiwe, mutegere namwe muri benshi mutegereje bati Gitega barahuye ntibahuye, ibyo mubyo mutegereje mukomeza mugera amatsiko rwose. vuba hanga rwose yaje stoke episode ya 4, muzirebe uburyo umutekano yigundagurana na Gitega. azacu wambaye ahubwo se sibyo buri azacu wambaye neza uriya munsi, kuko nanjye mfite amatsiko. umutekano yaje guhura na Gitega hakiya Mungu, kiriya kintu nanjye ndagitegereje, mfite amatsiko. kuko njyewe cyaka ntabwo namwe mu byo mukina mwari mugiye guhura ngo birarangiye.
ubwenge bw'umwanditsi hariya ni umwanditsi nyine aba yashyizemo akantu ariko umva nimva ukuntu kuri kwima ndabizi mwarahuye buriya mwarahuye muzapfafurana kandi bazahita bakujyana ku kagari njye ni nka komantere ntanze n'abandi bazatange komantere ubwo bazabibona umva nanjye hariya rwose nanjye sinzi ikizahantambutse ahubwo we kanibarize mushiki wanjye hano mushiki wanjye madamu wanjye arababeshya ndabivuga uranyihakanye bose babiri urababeshya ubu uranyihakanye ndakwihakanye ubu nitugera n'imbere y'Imana uzanyihakana ntabwo kumana ndakwihakana muri bose ku mugaragaro uravuze ati reka ntabwo gitega muzi okay ntacyo kankwibarize noneho nyibariza ubundi ibyo washakaga cya gihe bose aza akagera gute akabasanga muri kurya akabatesha ibiryo we wabifashe gute madamu Gitega ese mvuga ati ya baba ibintu karo ongerijwe ese mvuga ngo ya baba kuri ibi nari ubwa mbere bibayeho mu rugo rwanjye ibintu bigenze bite ariko uriya muntu waje kumbwira ngo hari epfo hahiye yakoze umuti kuko bose ngiye ntabwo ari buntesha peti ba peti nari mfite ntabwo ari buyineza noneho buriya mwari guhita mugigera mva iyo nabishatse ngira amahane ariko ndikunda kandi umwana mwiza uriya mise ngira amatsiko rwose uri umwana mwiza cyane ngenda umwana mwiza ariko ubundi buriya iyo umuntu ari umwana mwiza aba asenga n'ahantu heza hari ntawamenya usenga mu bake idini ryanjye ni ku mutima muranyumvira abanyarwanda idini ryawe ni ku mutima idini yanjye ni iyo ku mutima njye nta dini ngira okay noneho usengera mu bake nsengera mu mutima wanjye njye nta dini ngira ubwo urusengero rwubatse muri wowe yego ubwo niko tugiye kubifata yes ahubwo ufata ku mutima wanjye harimo urusengero harimo n'idini njye ndahita muhimba izina ibintu byo kumimba izina byitondere umva numimba izina yenda ari guhimba umva ubu witwa nta dini ugira wapi idini ndifite mu mutima wabatirijwe hehe mu mutima pasiteri nini mu mutima karabaye njyewe ntabwo ngiye kuvuga ibintu by'ibanga reka iryo ni ibanga ngiye kuvuga ubwo mba misengera nyine nanjye andi matsiko menshi yo gukomeza kubaganiriza tuganira n'abafana ba Bwiza Sinema tuganiriza n'abakunzi bose ba Bwiza Sinema Habimana weho usenga muri hedini njyewe nabatirijwe imidini yitwa abanyarwanda barabizi nk'akanyarwanda sobanura neza bakure mu rujijo teyeri ngenda mubaza njyewe nutuzi turi kumwe tewe ndi umubaze barasa bamubaza ko njye reka mubaze teyeri ni ibiki ni inzira ijyayo kwande ni idini riteye nka ADP niho ndabatirijwe nanjye nagiye kwaba kubaye kutagenda naragiye numva barimo gucuranga azabazana Yesu azabazana abari kure bose we Yesu azabazana numva umuntu ubwiza arabwije ati muze mwese kuva mu byaha niko kujijuka ariko ndakeka wari mu byaha bivugwa sawa wakoraga ibihe wakoraga ibihe nimba atari ibanga warabibacirwa ukaba waranabikijijwe nta muntu nabikubaza ko warabikijijwe ni ibihe icyaha cyane ko nagutireta ntabwo ngiye twari tuziranye ntumbeshyere tumenyanye ejo bundi duhure muri Bwiza Sinema ntumbeshyere vuga ibyaha ahubwo wakoraga gutetse umuntu utari icyaha kivugwa sawa ubu se niba ndetse ngenda azaba ari icyaha ubwo rero yagira ngo ubuze abantu bari kunkurikira kuzanirita ngo ni icyaha natwe turababishya ntabwo ari icyaha umuntu akomeje kubumva bwakira bugacya bukira twanashiduka dukoze ikiganiro ese byaza kuza kuba ari ntabwo byaza kuza kuba ari isaha imwe gusa twaza no gushiduka dukoze umunsi wose gusa ndakeka ko njye nanabakunze cyane ahubwo uvuga hagiye gushya hari umuntu mbonye hagiye gushya nawe wamubonye nawe ngo ni njye nyine wamubonye hagiye gushya nkomeza kubwira abadukurikiye ko hari
byinshi turi kubategurira, hari byinshi dushaka kugenda tubereka. Tugize amahirwe umukinnyi twari twabuze aje kuboneka, nimba yari yatakaye yaza tukamwakira nawe agatangira yibwira abantu badukurikiye nyine, tugakomeza kuryoherwa. Matuza uramuvuga icyo ariko atari yana namanza bibundi Matuza aba yakoze ituza uriya wazakumfasha nanjye mfite amatsiko yo kuza kumuganiriza. uriya azakumfasha nakumira amatsiko kuba ukora ewana ukaba uri umusore umaze gutera imbere bingana gutya. Ariko rero hari ibibazo byinshi twagiye tubaza bagenzi bawe, cyangwa se nanjye nari natangiye nabijereza kurangira nabibwiye. Ntabwo bari bamenye ko ari njye Gitega nyine wakinnye muri Gitega series. Byaje kurangira nyine bibaye ngombwa ko mpita mbwira abakunzi bacu. Gusa hagati aho kugira ngo dukomeze gusobanurira abakunzi bacu bimwe na bimwe baba batazi, ufite girlfriend? icyo kibazo baje kiragana gufite amatungo yamugura oya nta girlfriend ifite. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu umukobwa wese uri kutureba uba ashatse yaza kugira wazizina oya ntabwo niteguye ndakubita amatovu niba ari bitangiye mba njye kamanze mubaza uko mbona ukuze kubera iki ngo hoya ngo ibiki ndakubita amatovu oya ntabwo amatovu nabyo mba nkomeje kumirwa bikanantera no gukomeza kubaza utubazo twinshi cyane dutandukanye. Gusa icy'ingenzi ubu ngubu turi gushaka kumenya ni ukugira ngo dusobanurire abakunzi bacu cyangwa se abakunzi bakunda filime nyarwanda, kugira ngo bakomeze kumenya ese Bwiza ni groupe imeze gute, ni groupe ifite iyihe gahunda. Ese wowe groupe ya Bwiza Cinema ntabwo watangiranye nayo, ariko twaje nyuma yaho kujya tukubona mu video yabo, wagezemo gute, byaje kugenda gute kugira ngo nawe ujoininge groupe ya Bwiza Cinema? Wayigezemo ryari, byagenze gute? ikintu rero navuga kuri Bwiza Cinema mbere na mbere, Bwiza Cinema ni group iri hardest, ni group ikomeye cyane ifite imbaraga n'umuvuduko byirukanka cyane. Bwiza Cinema rero ntabwo nahoze muri Bwiza Cinema kuko amavideo menshi batangiriyeho ntabwo nari ndimo, gusa nyuma nanjye naje kuza muri Bwiza Cinema kubera ko nababonye numva ndabakunze, numva nanjye ngize imbaraga zo kuba nabajoininga nkakomezanya nabo mu gikorwa bari barimo, kuko nanjye nari mbikunze. Ni group rero ifatanya cyane, nicyo kintu cya mbere nakundiye Bwiza Cinema, ni group ifatanya cyane kandi baba bafite umurava mu byo bari gukora byose, mbese bakora ibintu ukabona biri mu mucyo kandi birihuta cyane. Nabwo biba bitumye ntekereza ikindi kibazo cy'ingenzi ngomba kukubaza. None se ubona aho ugereye muri Bwiza Cinema ni ikihe kintu wowe ubona cyahindutse muri wowe ubu ngubu wabwira abakunzi badukurikiye? Ikintu ahanini navuga cyahindutse kuva ngeze muri Bwiza Cinema, wenda imipango yanjye ntabwo yabashije kujya mu buryo nk'uko nari narabiteguye, kuko haje guteza nko COVID-19, ariko nyine nta kundi twarabyakiriye twese. Gusa nyine ikintu navuga cyamfashije cyane ni uko byanduhuye ubwonko mu bitekerezo byanjye nari mfite, kuko kuva kera nimba narahoranye ibitekerezo byo kuzaba mu sinema, ariko nkaba ntari mfite kuba subira mu musenama ariko hayiye ko okay ndahita mvuge gutyo ndondo aho ngaho rwagati nawe ubuze uburyo wabisubiramo? ntabwo mfite uburyo nabisubiramo, ariko nyine ni ibyo ngibyo, wenda katube mu ndimi z'abandi tuzite nta mpamvu tugomba gushyigikira iby'iwacu. ubwo niyo gahunda. rero nahoze n'ubundi niyumvamo ikintu cyo kuba umukinnyi wa filime. noneho reka nkubaze nk'ibyo abandi nababajije kare. nawe nushaka namaze kugaragaza ko ari igihe Gitega, nawe nushaka uraza kumbaza. ni akabazo gato nababajije kandi katari kagoye cyane. mbona niho gato akantu gato muri role wakinnye muri Bwiza Cinema, nyine twereke ko abakunzi bacu duhari nta twagiye. icyo kintu ndagikunze cyane. kokinga kantu rero nagakinga nonanga
gerageza udakubita akantu nyine natwe ku buryo abantu badukurikiye bari buvuge ati ikora mujama wacu. Ya halo ndakumva neza. Okay, noneho bari bamaze kunyaka umusanzu w'ubwishyu bwa mituweli. Iyo umusanzu w'ubwishyu bwa mituweli nawe utanze, ariko haje kuzamo ikibazo cy'uko nahise nanga n'umusanzu w'umutekano, none haje umuntu mushyashya wongera kwaka amafaranga y'umutekano, kandi amafaranga y'umutekano nari nayahaye ushinzwe kwaka amafaranga y'umutekano, none hane bato y'abanyerondo baje kunyaka amafaranga y'umutekano. Ego ni umunyerondo umwe, reka haje abo mwashyizeho bose baraje ngo ninongere mbaha amafaranga y'umutekano, kandi nari maje kuyaba uwo nayabahaye yirukanse kare yagiye. Alright, siko nari naryerewe ahubwo numvaga njye batarekera. Okay, urebye nyine ntabwo kiragiye nari mfite experience yahagije, ariko ubu noneho ndaje mbatwike. Hata ngende shakwimbaza ari komedi imwe nabonye yakinnye. Aho wagitega arimo guteka, ariko nagire mu ngitega wewe urimo guteka ibiryo. None uyu mutipe arisimba hano yafashe karuvati ayimuzirika gutya muzirika gutya. Ibyo bintu bitekereje cyo kumuzirika karuvati nyizo. Ya nyine rero mu buzima bw'umuntu nyine umuntu arihaye. Hari ikibazo muri iyi minsi gihangayikishije isi ndetse n'u Rwanda rurimo, ndakeka ko ntaho kitageze. Wakeka ari iki? Ikintu gihangayikishije u Rwanda ubu ngubu ni inyota. Ya ntabasitsaga bisanzwe, gusa ikintu turi guhangana nacyo ahanini nyamukuru turi guhangana na COVID-19. None se wowe ni iyihe gahunda ufite yo kuba wagerageza kwirinda COVID? Ya ingamba zo nyinshi zo kwirinda COVID ntabwo navuga ngo imwe irasumba indi, iyi ngiyi ni nto, iyi ngiyi ni nini. Ingamba zose zo kwirinda COVID ni nyinshi cyane, nkaraba intoki n'amazi meza n'isabune. Wenda aka kanya bavuga ngo ntabwo nambaye agapfukamunwa, ariko uyu ni bro, uyu ni daddy, navuga ngo ni daddy. Abo bose ni abantu tuba turi kumwe isaha ku isaha, umunota ku wundi, ni abantu nyine banjye tuba turi kumwe nyine. Ubu rero iyo ndahari ahangaha hari ahandi ngiye, cyangwa se ahangaha ndi mu kazi ndi gukora umuntu. Gukora umuntu. Noneho nkomeje kugira utubazo twinshi nyine gusa ndaza kubikubaza mu kanya. Gusa ni iyihe message waha abantu bagukurikiye ku cyorezo cya COVID-19 cyugarije u Rwanda? Ya message nahereza rero umuntu udukurikiye none ahangaha irakomeye cyane. Ni nk'iyihe message ya mbere nahereza umuntu udukurikiye none ahangaha aka kanya ni iyo kuba wowe ubwawe mu mutwe ufite gutinya iki cyorezo kuko kiratinya. Niyo message ya mbere nahereza umuntu, tinya icyorezo cya COVID-19 muvandi kuko kiratinya. Ya rero bamubwe ngo banze ugitinya mbere yo kugira ibindi byose ukora, kuko nuramuka ugitinye uzambara agapfukamunwa kugira ngo ubashe kukirinda, nuramuka ugitinye uzakaraba intoki cyangwa se ukoresha hand sanitizer n'ubundi buryo wenda buri aho ngaho gutyo twakiriwe bwo kugira ngo tubashe gusukura intoki zacu tuzivaneho amamikorobe, bizagufasha cyane. Nuramuka watinye cya cyorezo nyine bizagufasha kukirinda. Birumvikana. We musore Habimana bo bita uriya ninde mutekano. We ufitiye gahunda mu kwirinda COVID-19? Ikintu nagira abantu inama mu kwirinda COVID-19, kwambara agapfukamunwa neza kuva hano ku kanwa kugera ku mazuru, gukaraba intoki kenshi, guhana metero aho waba uri hose, intambwe ya metero. Ikindi abantu mu mujyi wa Kigali bagume mu rugo, asohoka umuntu ugiye guhaha gusa. Birumvikana ubwo ni ubutumwa bwiza ubashije kuba waha abantu bari kukumva. Ndabizi barahari ni benshi. Nongera kubwira ko abantu badukurikiye bari hirya no hino, yaba bari Iburengerazuba, Iburasirazuba, komeza reka amajyepfo n'amajyaruguru y'umujyi wa Kigali. Na diaspora ngira abafrendi Tanzania, Malawi, no mu Buhinde. Nkomeza kubabwira ko tubafitiye ibintu byinshi cyane tugomba kubakorera byinshi muri uyu mwaka dutangiye mu cya 2020. Gusa
ndakeka muhishuye ibintu byinshi kandi muzaryoherwa kandi muzishima. Gusa mu gusoza ikiganiro cyacu ndakeka hari byinshi twavuze ariko harimo n'ibyo twatarutse, ariko muri byo twatarutse ni nk'iki wowe wumva muri uyu mwaka wa 2021 twatangiye, ni iyihe gahunda ufite, ni iyihe ntego ufite, ni iki wumva uzongera muri groupe ya Bwiza Cinema igakomera ku buryo namwe tuzajya tubabona muca ku ma TV no ku ma radio. Gusa n'ubu ndabizi mwageze kure, ariko hari aho mutari mwabasha kugera, nyine hari aho mutari mwabasha kugeza ibikorwa byanyu. Ni iyihe gahunda ufite, ni iyihe nkunguza uzongera muri groupe ikomeye cyane kugira ngo nabo bazamuke babe bagera kure? Ya bro, rero wikirengagiza cyane, reka nawe gitega ariko kubyirengagiza no kubikumbuye. Gusa nyine ngarutse kuri icyo kintu byo intego zo za Bwiza Cinema, kuko iyo intego mfite, intego yanjye n'undi bari ya Bwiza Cinema. Wow, intego rero ihari muri Bwiza Cinema, navuga nararikira abakunzi bacu kuba ready. Ndumva imigambi ufite yo kuba wakicara ugatekereza kuri groupe aba ari ikintu cyiza cyane, ukumva ko na groupe igomba gutera imbere. Okay, musore Habimana, umutekano we ufitiye gahunda, ni iyihe ntego ufite ya groupe, ni iki wumva wazagezaho wazayifasha muri uyu mwaka dutangiye mu cya 2021? ikintu groupe numva na intego mfite dufite tugomba gukora igitego ikarangira muri myaka 2021. Wera tugomba nitarangira ariko twegezamo hagati twageze nko ariko episode ya mbere tuzayirangira, ni nako season ya mbere tuzayirangira. Iyo ntego mfite kandi ikintu mbona azamo groupe ni kwitanga. Okay, ndumva imihigo abasore bacu bafite ntago ari mibi hamwe n'aka na gato. Gusa tudatinze mu bintu, ndakeka ijambo rimwe ubwira abafana, abakunzi bawe. Ya, ijambo rero rimwe nabwira abafana, abantu bakurikira Bwiza Cinema, ako tutagendeye no kubafana cyane cyane ku bandi bantu bashya bakibona Bwiza Cinema. Ikintu nabashishikariza ubwo nyine ni abantu bashya uri gutsinda imodoka itanze iriho cyane n'abandi bafana basanzwe bakurikirana na Bwiza Cinema. Ikintu nabasaba kiri hano ni ukudusapotinga, kujya kuri YouTube channel yacu, ugakora subscribe, ukadukorera share, comment, like, ibishoboka byose, ukatwereka ko turi kumwe nawe kuko natwe turagukunda cyane. Yena ikintu nabwira abafana bo bari kunkurikira ubu ngubu bagende kuri YouTube channel, bakande like, bakore subscribe, turazikeneye. Bakore na share ku bantu bose, abantu dukeneye abafana benshi. Okay, nigiye nabwira kandi ikintu nabwira abafana nanone, wirinde covid irahari. Urakoze cyane. Ndakeka ko abantu twatangiranye kino kiganiro hari byinshi mwasobanukiye kuri Bwiza Cinema, hari byinshi mutashye mumenye cyangwa se mumenye muri iyi video yacu. Gusa ndakeka ko mwumvisha amateka yacu, aho twatangiriye kuri comedy, twatangiye turi Bwiza Comedy, ubu twaba tumaze kuba Bwiza Cinema, twaragutse, ntabwo ari bibi. Urumva dufite uburyo twateye intambwe. Turabashimiye ukuntu mukomeje kudushyigikira, turabashimiye ukuntu bakomeje kudushyigikira, nibakomereza aho ngaho. Natwe icyo tubasezeranyije ni uko tutazabatenguha. Video nziza z'uyu mwaka wa 2021 turazifite nyinshi turi gutegura, nuko ari ikibazo cyabayeho gatoya cya covid nyine gituma tutari gukora neza. Gusa aho covid izaba yarangiriye, ibintu byabaye turebye, tufite ibintu byinshi cyane turi kubategurira. Ndakeka ko akaryoshye nigahora Itama. Nagakara nk'itama. Turi kumwe cyane no mu zindi video nyinshi nziza cyane. Gusa nanjye nasoza mbabwira ati covid ihangayikishije abantu.